Amazina ni Ngironsanga Jean Marie Vianney. Ngironsanga Jean Marie Vianney. Nkaba n'umwe mu basezerewe, nkaba maze kugira imyaka 60. Imyaka 60, umuryango w'abana 4 na mama wabo, gutura mu muryango w'abantu 6. Ndetse ku muryango wakuze kubera abakozi benshi mfite, ntabwo ndabagira. Nkaba ndikorera ku giti cyanjye, ariko nk'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi nibwo natangiranye nabwo. Noroye inkoko n'ingurube n'inka nkeya, uretse ko zitaba hano. Hariho naziragije ziba hirya no hino mu misozi. Mpinga imboga, izo muraza gusura. Mpinga imboga nyinshi, mpinga karoti, ngahinga imboga muri rusange. Inkoko, ingurube, ubuhinzi bw'imboga. Izo nkoko zo turazibona, muraza kuzibona n'ingurube. Hanyuma ibyo nkora byanjyanye mu bindi. Navuye kuri urwo rwego rwo guhinga no korora. Inkoko ufite izingana iki? Ngiri zisumbana. Uyu munsi ndi mu masuku, hasigaye nkeya. Ubwo komiseri aheruka gusura, umuyobozi ndetse na afande baheruka kunsura, hari inkoko zigera muri 800. Ariko uyu munsi zihari ntabwo zirenga 300, kubera ko n'inkoko z'inyama ziba zinjiye zasohotse. N'ejo umunsi w'ejo nagomba kuba narinjije 3,000, ariko ndazihagarika kubera ko nifuza kugira ngo nkore amasuku, noneho mu mpera z'umwaka nzabe nejeje. Babyita kwezi ubushye no guhinga. Ubwo ndashaka kuzana 15 z'uku kwezi, z'ukwezi kwa 11, kugira ngo nibura muri 25 kuri Noheli nzaba mfite nk'ibihumbi 3 bizabyeza. Inkoko z'inyama zihari. Reka ngufashe cyangwa natwe twifashe. Umuntu ryamani zagabanutse koko. Twarabanze. Okay. Nkuko nabibabwiye, amazina yanjye ni Ngironsanga Jean Marie Vianney. Nkaba ndi umuhinzi mworozi w'umwuga. Nkaba narinjiye mu gisirikare 1985, tariki ya 1 z'ukwa 8. Hanyuma nkaba nasezerewe mu mwaka wa 2002. Nakoze igisirikare cya FAR, hanyuma nkora n'igisirikare cya RDF. Byose narabikoze. Amateka rero yo gukunda umwuga nayatangiye muri za 98. Natashye mu gusezererwa, urumva nakoze igisirikare. Hanyuma amateka yo ku rugamba rwo kubohora igihugu, ndi umwe mu baruciyemo, ndaruzi bihagije. Hanyuma ndaritaringa. Natahanye nta kintu mfite. Nari mfite umuryango, nta n'umuryango, ariko dutaha turabakene. Nta kintu gihari rwose. Tujya kavukire iwacu hano ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rusiga, naho mvuka kuri Kakondo. Ndataha nza gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyatubyaye. Naciye mu ngando iduha, mbaramo amezi atari make, turigishwa, turahugurwa, zubira mu gisirikare. Hanyuma yaho rero kubera urabona imyaka maze kugeramo,
ndabisaba kandi imyaka yarabyemeraga, hanyuma nsubira mu buzima busanzwe ntangira korora. Natangiye korora no guhinga, mpinga amatunda, nkayarangura, nkayahinga, mpinga ibirayi, mpinga imboga. Ni amaboko yanjye ndetse n'abakozi, natangiriye ku maboko, birumvikana nta gishoro. Igishoro cyaje nyuma, ariko ndashimira ubuyobozi bw'ingabo, ndashimira igihugu, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko mu mafaranga natahanye atarenga 300,000 ya komisiyo iyo baduhaye. Hanyuma nta nayo ngayo muri za 270 yave 300. Ariko mu by'ukuri ikibazo si amafaranga, yaba makeya yaba menshi, no gutahana menshi akagupfira ubusa, ahubwo impanuro, ibyo twizigishijwe, amahugurwa twabonye niyo yatumye ninjira muri uyu mwuga wo gukunda ubuhinzi n'ubworozi. Ntangira inkoko z'amagi, hanyuma ubundi mu nkoko z'inyama. Ubuhinzi tubereka burambuye burimo imboga nyinshi, mu kanya nabo turabigeraho. Reka hakurya inkoko hari siroga yajyaga ibaho ngo ubuhinzi ngo ni umukenyero, ngo ubworozi bukamwitera. Birajyana rero, ntabwo bisiga ikindi. Nyuma yo kubona ifumbire, abandi borozi mu Rwanda abo dufite, urumva ko natangiye korora 1998, 97, 98. Abandi borozi borora baba inka, yaba ingurube, yaba inkoko, hari akantu bibagirwa kandi gakomeye. None agakora ibyo ngibyo, abona hari umusaruro bimuhaye, akibagirwa ubuhinzi. Yafumbira akarangisha, ubu hateye ikoranabuhanga, ngo mfite ifumbire nyinshi ngurisha, ngo ndangire umukiriya. Akabivuga ari hano Rurindo, umuntu uri Muhanga wakoze ibikorwa by'ubuhinzi, akaza ifumbire akayiterura. Ibyo rero ntago mvuze ko nanjye ntabikora, mbikora ari ugufasha abagenzi banjye bashaka kugira ngo bajye guhinga babuze ifumbire. Ariko ngewe ntabwo nakagombye kugurisha ifumbire. Ifumbire ivuye muri bwa buhinzi bwa bworozi bwanjye yose ndahindukira nkayizana mu buhinzi. Urabona nk'ahantu izi kurujete zerera amezi 2 ntabwo ageramo. Ku munsi wa 50 dutangira gusarura. Igihaza rwose kinini wakibonye uko kingana, ugatangira kubisarura. Byareze twatangiye gusarura. Aha hantu se aha buno butaka buri twatangiye gusarura nk'iyi ngiyi imaze iminsi 50. Mwete nkizi zimaze kugira iminsi 50, ariko twarasaruye tumaze gusaruramo inshuro 3. Aka karima ntabwo karenze ari 3. Zana icyo umuntu atirizi kurujete nziza nini genda hirya ngaha. Aka karima gafite ubushobozi bwo kubona, gafite ubushobozi turazikoresha, gafite ubushobozi bwo aka karima kera nibura kurujete 600 mu cyumweru. Dusarura kuwa mbere tugasarura no kuwa gatanu. Kuwa mbere kuwa gatanu nibwo dusarura kurujete 600 mu cyumweru, 300. Hanyuma ubwo nabura byumva mu rwego rwo kwihaza mu biribwa. Na agaciro kwa kongera agaciro, nta ruganda rundi rujya gutunganya yafumbire ngo turakoramo ibindi. Ariko mu rwego rwo kugira ngo dutunganye yafumbire byari bindi, nuko dukuramo ibi bintu. Izo ni imboga, hari kurujete, hari amashu turaza kuyageraho, hari ibirayi turaza kubigeraho. Ibyo byose nibyo duhindukira wa mwitero n'umukenyero twebyaza umusaruro gutya. Ntabwo ari umuryango. Ibikorwa byanjye byose muraza gusura, byose nta na kimwe kivuyemo, nta na kimwe nahaye na data. Mbibwira n'abantu ayo babwira ngo iyo ababyeyi bagukujije bakakubyara bakagukuza, aha bakarusha bafite amikoro bakagucisha mu ishuri, umugane baba barangije kuguha. Iyo utabaye umwana, iyo ubaye umwana uzi ubwenge, ibindi byose ubyigishwa n'isi, ubyigira hanze ahanga, ubyigira mu buzima. Nta butaka na bumwe ubutaka ndi gukoreraho bugera muri hegitari 10, nta na hegitari imwe ya data. Yitwa inteke ya data naranakagurishije, kari cya gatatu cya hegitari. No kuvuga ngo umutungo w'ubutaka ufite ni hegitari 10. Umutungo w'ubutaka mfite ni hegitari 10. Inkoreraho hariho ubuhinzi, akabaho ubworozi, akabaho n'amashyamba. Nibyo ngibyo ubutaka mfite. Ubu tumaze kugira ingurube zigera muri 80,
ariko hano hari izigera kuri 40 gutyo, izindi ziba hirya no hino. Hari n'igikorwa natangije nkuko nabibabwiye cyo koroza abantu. Ubu umunsi kundi ziba ziyongereye, buri cyumweru hari ziyongeramo, kubera ko nafashe urwego rwo gufasha abaturage kubona ifumbire simpinga ngenyine. Hari igihe kigera nkoroza abantu, habaha ingurube itangiye igeze igihe cyo kugira ngo babangurire, nkayimuha noneho yabyara tukagabana. Ibyaye ibyana 10 ibwana 10 ama 5 agasigarana 5, kandi ingurube tuyibangurira 3 mu mwaka. Urumva rero yayimaranye umwaka, ari igihe amaze gukura ingurube ze 15, hanyuma nkaba nayifata tukayiha abandi gutyo kugira ngo nabo babone ifumbire, mu rwego rwo gufasha, kuko ndi umwe mu bantu bafasha abahinzi n'aborozi kuzamura imyumvire yabo no kuzamura umusaruro. Ndi n'umutubuzi w'imbuto, ntabwo ntubura ibirayi, ngatubura ibigori, ngatubura n'ibishyimbo. Ntabwo rero nakwigisha abaturage basigaye inyuma bakeneye kugira ngo bazamure umusaruro mu buhinzi n'ubworozi ngo nzamuke ngenyine. Nazamuka ngenyine gute cyangwa se bahinga gute kandi nta fumbire bafite? Mu rwego rwo kubaha ifumbire kugira ngo baze kuyigura iwanjye, ahubwo ndahindukira nkayibaha mu bundi buryo. Niko mbigenza. Hanyuma niba atari ibanga, uyu munsi umutungo wawe ugereranije nuko, kuko icyo dushaka nkuko nabigusobanuriye, yego nanjye ibyo narigeze nkubwiye ibyo 300. Uyu munsi umutungo wawe ukungana, ubona ukomoka kuri bya 300. Harimo ibintu byinshi cyane, harimo ubwenge bwinshi. Nakubwiye ngo ikibazo si amafaranga, ikibazo ni imyumvire. Ushobora guha umuntu amafaranga menshi akayanywera yose agashira. Reka mvuge ko imbarutso y'ubuzima ari ayo mafaranga, ariko hari ibindi byinshi byaciyemo. Amabanki, bene data, abavandimwe bari gutaha abanyarwanda, icyo tubashishikariza iyo batashye ni ugusanga imiryango aho bakomoka, cyangwa se kwinjira muri sosiyete nyarwanda. Ushobora gusanga umuryango akomoka wenda umuryango udahari, ariko akimara kwinjira muri sosiyete nyarwanda, abandi banyarwanda babayeho bati. Nubwo yagize mu mateka akomeye cyane, imyaka akaba yimaze myinshi mu mashyamba, ariko aje mu Rwanda, aje mu gihugu cyamubyaye. Hanyuma abandi banyarwanda babayeho bati. Mu gihugu hagati harimo gahunda za leta nyinshi, harimo gahunda za Girinka. Leta y'u Rwanda iraha abanyarwanda bose, irabatuza. Abadashoboye kubaka ikabubakira, ikabaha amabati. Abadafite icyo bakorora bakabaha inka. Gahunda y'abanyarwanda yo kubateza imbere mu buryo bwinshi bushoboka bwose, bakinjira mu buzima busanzwe nk'uko twifuza ko binjira mu buzima busanzwe. Nibyo bakajya gukora n'abandi banyarwanda, bakajya mu bimina. Hari ababyita ngo n'amasosiyete. Ibyo ndabibashishikariza, nibinjire mu bimina. Uyu munsi aratashye, imbaraga afite izo arizo zose, ariko afite ubushobozi bwo kuba yakorera amafaranga 1500. Reka duhere kuri ayo. Cyangwa se agize amahirwe, komisiyo iramwigishije, ibakorera ibintu byiza cyane. Iduko angereka mbemo, njye nuko nagize amahirwe ngataje byose mbifite, ariko ntacyo banyimye. Barakwigisha ubaye umufundi, barakwigisha ubaye umushinzwe amashanyarazi, barakwigishije wigishije ubuhinzi nk'uko mubibona. Umwuga atahanye ni uwuhe? Mu by'ukuri ni nkaho navuze ngo ufite iki ngo nanjye mpereho. Afite amaboko mbere na mbere, nayakoresha. N'utayafite hari ubundi bwenge afite. Hari umuntu navuga w'ikitegereza, umwaka wa 2015 komisiyo yakoresha amarushanwa mu wa 2 mu Rwanda hose, bambemba 1.5 miliyoni. Witwa Sergeant Major Sabiti utuye Kabeza yabaye uwa mbere, ahembwa 2 miliyoni. Ayo mafaranga twarabonye ya komisiyo. Ko adafite amaboko ibyo bintu yabigezeho ati, ariko umutwe urakora, ubwenge burahari. Hanyuma niba ni umuntu uwanyuma ashobora gukorera 1500 ku munsi, 1500 birashoboka ko yarya 500 igihumbi akagisevinga. Hanyuma niba igihumbi agisevinze, ubwo yakwinjiza 30. Hanyuma niba agiye mu kimina cy'abagenzi baho batanga wenda 15,000 buri kwezi, akara abantu 30, akari 450, bajya kumuha yakuramo yangurube, yakuramo rwa rukwavu, yahinze kurujete. Nk'iki gishoro cyahangaha nta nubwo kigera ku 300. Aha aka kantu igishoro cyawe nikiyagezamo, ariko niba nsarura kurujete 600 mu cyumweru, kurujete imwe nyigurisha amafaranga 400, urumva amafaranga ahe? Hanyuma ubwo ko nzasarura mu gihe cy'ukwezi kose kukarangira, buri cyumweru nsarura 600, nzamaze gukura amafaranga ahe? Hanyuma amafaranga ntabwo ari yo gutetesha,
ntabwo ari kwisafisha. Niba nyabonye wa muntu niba atangira agatangira ukantu gatoya nayahereho ejo yinjira mu bindi, nayahereho yorora ukwavu rumwe, nayahereho yorora ingurube imwe, nayahereho gutyo mu kanya gato amafaranga akaba arakuze. Hanyuma na uko kujya kubitsa, hari ukubitsa mu kimina, hari no kubitsa muri banki. Iyo banki maze kugirira icyizere, ubu uyu murima banki ije kabureba nkabura ngo araho nshaka kubuterurira nkawujyana ahandi ngakuba kabiri, ubanki hano yamburira ibihumbi miliyoni yo gushoramo. Nuko twatangiye rero, natangiye gukorana na banki, urumva nsezero igisirikari 8 2002, guhera 2003 natangiye nguza 600. Ubwo ni ryabanga bambajije 2003 bampaye inguzanyo 600, nongeraho yundi 600 ngura imodoka. We nuva nyuma y'umwaka umwe gusa nsezerewe naguze imodoka kugiza abandi babishobora. Natangiye gutunga imodoka nyishyira mu muhanda ari mini bus 1,200,000 amafaranga menshi y'inguzanyo. Iyo modoka ndayikoresha irunguka, ndongera nyuma aho ngurindi, nageze naho natunze ikamyo ibeni gutyo kimwe. Guhinga sinabireka, korora sinabireka, gukorana n'abanki sinabireka, byose nkabikomatanya. Ubu ngeze ku rwego wari uri kumbaza ngo ugeze ku mutunga niki. Nimusura ibikorwa byanjye muri kumwe niba ari umunyamakuru nawe wenda yagira icyo yakwibona. Ariko mu magambo magufi, niba uyu munsi ngiro nsanga Jean Marie Vianney nkorana na banki, ibigo by'imari, banki zigatinyuka zikama miliyoni 30 hanyuma mu myaka 3 ubwo nishyura ngahe? Ndi kwishyura 1,200,000 buri kwezi. Nyakurahe ko nta muntu nsaba umushahara. Ayo mafaranga nyakura muki muri bya bikorwa muraza kureba, ubuhinzi, ubworozi, restaurant, akabari, amacumbi, ibyo byose nakusanya nkabona amafaranga ndayishyura. Namwe ndaza kwibereka. Mfite restaurant, mfite amacumbi, mfite ibyumba 45 by'amacumbi, muraza kubisura. Mfite sale y'ubukwe, murayifotora murayireba. Ibyo byose nakusanya nkabona abana barize, nkabona nayo banki ndayishyuye. Ubwo cyetse ugiye muri contability nkabona nishima imisoro nta kibazo mfite, kandi ibyo byose ndabishobora. Ugatangira kwakira amafaranga Misi 50 ugihinze, ugatangira gusarura. Ubu mu cyumweru niba ari 600 kuko magana ndi kwinjiza 240, ahantu nataye 300. Kaburiye ubiso amari nyawe barizana Kotono. Ibyo amateka yabagiye Kotono najyanye nabo, nibo muri Minagiri bahoze bambwira. Najyanye nabo bari bagiyeyo, na twagomba kujyana na nyakubahwa minister muri guverinoma bamukeneye, tujyana n'abandi. Amateka y'urwo rugendo urayibuka. Na Imbuto Foundation twarajyanye, na uriya mugabo wo Gikongoro uhinga ibirayi, tubura imbuto y'ibirayi, nibo twajyanye. N'undi mugabo utuye Gitarama ukorera Gitarama utubura imyumbati, nk'abatuguzi b'imbuto kugira ngo twigireyo. Ariko ubwo nge ntabwo narebye ubuhinzi gusa, narebye ahubwo ubworozi. Iri rero ni muri Minagiri mujya mutubaza ngo iyo tubahaye ubumenyi mu byazi iki. Navuyeyo nubaka ikiraro, hanyuma ikiraro ku butaka buto, urumva cyubatse ku butaka bumwe, ikibanza ni kimwe, isakaro ni imwe, hanyuma ikagira amazi 3 kandi noneho adahenze bidakomeye. Muri iyo myaka urumva ikiraro nta na miliyoni 15 cyantwaye. N'umutungo wicaye aha ngaha nakororeramo. Urabizi ko ku butaka dufite kugira ngo worore ibintu byinshi ni ugusaba kugira ubutaka bunini. Ubwo rero amateka yacyo nayo ngayo ikingi bishobora kugifata ku buryo bitagira ikibazo. Ariko tumukoresha ni kwa kundi ukora ko nabako ndumufasha myumvire, utundi ukoresha mu guhugura abantu. Ni mu gikari usanga hari uturima tw'amashu, uturima twa kurujete, uturima tw'ibirayi hafi aho ngaho, ariko bashaka kujya mu mirima irambuye. Abantu baje mu rugendo shuri ntabwo babasoneka, ukabazana noneho muri ya mirima minini. Iri heso Ndayifite yamashu, munyemerere tujye yamashu, munyemerere tujye mu mirima muri hegitari y'amashu. Turabano icyicaro cya aya ni amacumbi. Twageze noneho iki ni ikiraro, ariko bya biraro byanjye nababwiye ngo hasi arakora no hejuru agakora. Hasi turahatura, hejuru tukaba twabigira magaze cyangwa ukabana hororera. Ubuze wabimenya hano mu macumbi rero. Ni mu macumbi. Mu macumbi naho udasohotse.
nawe ubwanyu mwazandangira abakiriya cyane uramutse uri burari Musanze ukumva urananiwe waza ukiryamira rwose uko bimeze ukifatira amahumbezi tugatekera nk'uko hano hakaba ubukarabiro karabiro umuriro utaza kunkoza isoni ese kuki abandi babikora kuki abandi babyiga kuki umusirikare batabikora hari aho byanditse hari umwihariko bafite twe bafite ugahita usohoka utaha hanyuma ubwo n'uwari mu macumbi hano iki kibuga aya n'andi macumbi noneho y'abantu basanzwe ibitanda bibiri aha turacumbikira abashoferi bamanuka imari i Kigali bamara igihe gitoya bakongera bagataha bagahita bagenda saa munani nijoro barinjira bagahita bagenda ubona abakiriya se baraboneka baraboneka abantu bo mu birayi baraza bakahaha mu gitondo bakaduka bagenda bapakira ibirayi bapakira imboga zigiye zisengera abantu ukwezi kwa buki bashaka kuryama bakaryama bakamara iminsi n'icyumweru gishobora gushira niko tubigenza ahangaha naho twakira abageni icyo gihe iyo bahari mubaho mubitaho tubaha byose icyane rwose bararya bakanywa bakidagadura sare ngiriya sare n'iriya yakanze mukaya turayijyamo hasi iyi ni ya sare yagira nk'abantu babaye 300 bagera cyane rwose biterwa n'uko iyo avuye muri 300 yita gushyiramo amezi y'akabamo babicara n'abanyeshuri hanyuma abicaye neza mu buryo busanzwe ni abantu 200 nibo baba bicaye neza hanyuma ni nayo mpamvu naguye ngashyira mu kibuga hano hakurya iyo abantu babaye benshi dutera amatente hakurya cyangwa hari umuntu mu cyo tugafata agatente kamwe k'abageni hasiga ibindi abandi tukabihorera bagataha inyota hanyuma ubwo hariya hanze ubwabo hashyira abantu 350 amateka y'ibi biro mu byo nakoze harimo no kuba mu nzego z'ibanze kugera 2006 nari muri konseye hanyuma ngira amahirwe mba konseye wabaye indashyikirwa nabaye konseye umurenge wanjye nta mazi nta muriro nta vuriro nta muhanda uhari mfite iyi kaburimbo yari itarajyaho yari ihari ariko ntabwo ari ku muhanda ni hepfo ngo mu cyaro